N'amakuru abantu benshi bari gukomeza gutangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye ngira ngo nk'uko uri kureba kuri iyo screen yawe ngira ngo uriho urareba impanuka iteye ubwoba yabaye kuri uyu wa 9 z'uku kwezi kwa munane uyu mwaka turimo ni 2025 nk'uko uri kureba kuri iyo screen yawe uri bubone imodoka ni kwasiteri ya kompanyi ya City Express. Impanuka yabereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata ahitwa Maranyundo. Ngira ngo ababibonye babonye ugukomera kw'Imana, babonye uburyo Imana yakinze akaboko kumva igikamyo kimeze gutya cya Actros gikubise imodoka urimo. Ni ibintu byari biteye ubwoba ariko Imana yakinze akaboko. Gwayikaze muri aya makuru ariko kandi hari n'inkuru turi buze kuza kuba twakwibandaho nanone. Impanuka yabereye i Kanombe, umugabo wari utwaye imodoka niba yari yanyoye za yose simbizi, iyo nkuru turi buze kuza kuba twayigarukaho mu by'ukuri muri aya makuru. Gwayikaze muri aya makuru, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Ahagana isaa 6 z'amanywa z'uyu munsi ho ku itariki ya 9 z'uku kwezi kwa munane 2025 mu karere ka Bugesera umurenge wa Nyamata ahitwa Maranyundo habereye impanuka iteye ubwoba. Ni bisi za kwasiteri zigera muri 2 zari donc ngira ngo nureba kuri iyo screen urabona ko uyu mushoferi wari utwaye Actros ari we uri mu makosa akomeye cyane. Niba ari bimwe polisi yanangiriza abantu ati mu by'ukuri ibintu by'umunaniro ukabije, niba wumva utameze neza cyangwa se no gusuzumisha ubuziranenge bw'ibinyabiziga, urabona ko mu by'ukuri uko iyi mpanuka yagenze ni iyi kamyo yasanze iyi kwasiteri yibereye ku ruhande yiparikiye, iya Actros irangije irayigonga irayikubita iyita mu muferege muri borudire. Ngira ngo uri urareba kuri iyo screen yawe. Iya Actros biravugwa ko ubundi yari itwaye ibyuma by'amaferabeto bivanwe mu cyanya cy'inganda cya Bugesera. Iya Actros ikaba yarijyanye aya maferabeto mu mujyi wa Kigali, hanyuma ubwo yari igeze ahitwa Maranyundo yagonze kwasiteri zigera muri 2. Kwasiteri zigera muri 2 zose zari muri karagace angije irazisekura. Gusa Imana yakinze akaboko, mu by'ukuri ni impanuka yari iteye ubwoberega nyine kumva ngo Actros noneho izi modoka ziba zipakiye amaferabeto ziba zipakiye amatoni menshi, ziba ziremereye, wafata uburemere bw'imodoka ukongeraho ubwo yari ipakiye, nyine wumve ngo forusi bifite niba igonze ikintu cyangwa se ikandagiye ikintu, nyine aba ari ibibazo bikomeye cyane. Yaje rero umushoferi wari uyitwaye, ariko sibyo ko biravugwa ko nyine ngo umushoferi y'imodoka yabanje kumunanira kanswe nk'uko uri kureba kuri iyo screen yawe. Ahantu bisa nkaho hamanuka, ngira ngo uri urareba kuri iyo screen imiterere y'uyu muhanda yaje kuza kuba byagenda gutya. Birangira nyine iyi kamyo igonze izi kwasiteri zigera muri 2. Ngira ngo nk'iyo kwasiteri ubona ko iki kimodoka nyine cyayiturutse inyuma, urabona uburyo nyine yangiritse mu buryo navuga ko nanone abantu bari bicaye inyuma wavuga ute se abantu bari inyuma ntacyo babaye, ariko mu by'ukuri nuko nguko byagenze. Benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. So rero ese hari abantu bashobora kwibaza batese nta muntu wenda waba wapfiriye muri iyi mpanuka usibye gukomereka byoroheje ndetse no guhahamuka, ndetse n'umwana bivugwa ko yakomeretse umutwe. Imana yakinze akaboko, yarengeye aba bantu bari ahantu, cyane ko ari umuhanda ugendwa Bugesera bama abantu, urumva ni Imana yahabaye nyine ikinga akaboko. Nta muntu wigeze utakariza ubuzima
muri iyi mpanuka. Reka nihuta cyane nanone tugiye kumanuka aho mu mujyi wa Kigali i Kanombe habereye impanuka nanone ikomeye. N'umugabo bivugwa ko ngo wari utwaye imodoka yasinze. Ibi bintu polisi we ikangurira abashoferi ikavuga iti mu by'ukuri noneho ngira ngo murabizi nk'ibihano bongereye ku bantu bajyanye ugasanga umuntu atwaye imodoka yasinze yagize gute. Murabizi ko ibihano byongereye harimo no gufungwa, ariko hari abantu bakirenga ku mategeko yatanzwe na polisi, ku mategeko y'igihugu cyacu, ugasanga arinjira mu modoka wagira ngo bamutaze mu rwina, wagira babanje kumwirika mu rwina. Ni umugabo wari utwaye imodoka yo mu bwoko bwa Benz, Mercedes Benz. Bivugwa ko uyu mugabo ngo yari yasinze byo ku rwego rwo hejuru, ku rwego ngo hari abamubonye ariyo atwara bagira ubwoba nyine uburyo nk'abantu mwe birarenze. Uyu mugabo rero yageze mu gace iyi mpanuka yabereyemo, arangije agonga abamotari n'imodoka yari itwaye inyama. Ngira ngo ahantu iyi mpanuka yabereye niba ari ku Gasaraba, ngira ngo ni ku Gasaraba, ni Kanombe hazwi nko ku Gasaraba, ni iyi mpanuka yabereye. Ubwo abazi ku Gasaraba naho ngaho nyine impanuka yabereye. Hanyuma iyi mpanuka n'agahinda gakomeye cyane, yasize amarira menshi kubera ko nk'abantu bageze ahantu impanuka yabereye ngira ngo mwabonye ibyabaye. Ni impanuka yahise yitana umubyeyi wari kuri moto, donc yaje agonga abamotari, noneho imwe muri moto yari ihetse umubyeyi. Uwo mubyeyi yarangije ahita apfa ako kanya. N'abantu mwe birababaje, ngira ngo iyo modoka yataye n'umuhanda, ndabona yataye n'umuhanda, ngira ngo urabibona no kuri screen, urabona ko yataye umuhanda ijya kugonga igiti. Urabona ko igice cy'imbere cyangiritse, bya biti byo ku muhanda urabona ko ari byo iyi modoka yagonze. Igice cy'imbere cy'iyi modoka urabona ko cyangiritse ku rwego rwo hejuru, ariko ugerageje imiterere y'iyi mpanuka urabona ko wenda uyu mugabo wari utwaye imodoka ya Benz watumye ibi byose biba. Urabona ko nta kibazo byanga byakunda yagize, kuko yasekuye nyine. Urabona ko nyine wenda nubwo byaba byabaye kwaba ari ugukomereka nabyo wenda mu buryo bworoheje. Abantu benshi bari gukomeza no kuri kugaruka kuri aya makuru, nyine uburyo umuntu yasohoka mu by'ukuri afite imodoka ihenze gutya, arasohotse agiye kunywa, afite amafaranga, ariko akabura ibihumbi 15 cyangwa se 10 byo kuvuga ngo reka mpamagare byibura nshaka umusare anyure angeze mu rugo, aho kugira ngo polisi ifate bamfunge. Kwanza sinibi gutekereza kuranywa uri butwara imodoka, ibyo bintu murumva atari ikibazo gikomeye cyane. Icyambere, uba ushobora guteza impanuka, ubuzima bwawe nturinze n'ubwo abandi ushobora kugonga. Mu muhanda haba hari izindi modoka, ariko umuntu akarenga akavuga ngo ngiye gutwara imodoka, kandi abizi ko yasinze avuye mu kabari, nyine abizi neza ko afite umusari nyine yanyoye za yose. Abantu benshi bari kugaya uyu mugabo bavuga bati mu by'ukuri ntabwo bikwiriye habe na gatoya. Sibye ko nyine murabizi kuba yatwaye imodoka yasinze agateza impanuka akica umuntu, ibihano mu by'ukuri amategeko agomba kumugonga kandi agomba kubihanirwa. Reka soreza ngaha nayo makuru nari naguteguriye kuri uyu munsi yagiye abera hino hagiye hatandukanye. Ngira ngo hari izindi nkuru nyinshi tubafitiye, ukomeze mudukurikire. Nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Niba utarakanda subscribe ubikore, tujye tubana mu nkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho 5 kuri 5.